rero muri kino gihe umuntu araza ati mbonye ijanja ry'ipusi, ati hano hari abarozi. Ninde wakubwiye ko ijanja ry'ipusi rifunguza? Simvuze ko utabonye ijanja ry'ipusi, baza Imana ngo iri janja ry'ipusi mbonye urashaka kutubwira. Sangira gusoma Bibiliya ndakizwa, Yesu aramfata. Noneho uko mpinduka ndimo kuva muri bwa buzima bw'ibyaha n'ubwihebe, menye ngo ngewe nimenyereje yuko aho ngenda hose Yesu andeba. Bimbwira ngo aho wanshyira hose, niyo baba batanze, niyo baba banze, ngendana na Yesu undeba. Kandi ibi ngibi, iki ngiki iyo umaze kukizirikana, ukazirikana umuhamagaro wawe kandi ukagambirira kuwusohoza, erega ikibazo dufite ijwi ry'umukanguzi. Bagiye rero bavuga imbogamizi bahura nazo, ngo uburyo ngo kondisiyo bakoreramo umurimo, ngo ubuzima bugoye, kudahabwa impuguro. Undi yavuze ngo nuko ngo basa nk'abatazwi, ubwo wenda ni muri communauté cyangwa mu matorero. Ikindi ngo bafite ubukene, kutamenya ijambo ry'Imana. Undi yabyanditse mu mbogamizi ngo kutamenya ijambo ry'Imana, ashyira muri parenthèse rwose ngo ubujiji, ashyiramo n'ubukene. Ngo ntibizerwa muri societe, kutakira ubutumwa batanga. Ngo indi ni imbogamizi, ngo ntago abantu bajya bakira ubutumwa batanga. Ikindi nicyo kutemerwa. Urebye imbogamizi nizo, ni ugufatwa nk'abatekamutwe, nuko batakirwa, ni ubukene bafite, ni ukutamenya ijambo ry'Imana cyangwa n'ubundi bujiji. Ikindi ngo nuko ubutumwa batanga butakirwa. Yego, ngo ntibanemerwa, bafite imibereho ibagoye, ntibagira ubutumwa ngo buzima bamwe na bamwe. Rero bagiye bapropoza icyakorwa, kubasengera Imana ikabasukaho umwuka wera. Undi yavuze ngo ni babona amahugurwa bakusanya ari benshi, kuko benshi buzuye ubujiji, nuko bakizwa neza kugira ngo societe ibemere, kuko na Yesu yarakizwaga, bakagera ikirenge mu cya Yesu. Ikindi guhugurwa mu buryo bw'imisengeri, gusenga no gusaba mu ijambo ry'Imana. Bakeneye inkunga y'amasengesho, nabo bakisengera bashyizemo agatege. Guhindura imyumvire, guhindura imyitwarire, inama no gufashwa ngo babigereho, bagire icyo babona. Cyo ni ikibazo cy'ubutunzi. Ndumva muri rusange ari ibingibi byavuye muri aba bantu. Aha, avuze ikindi kintu kitasaga n'ibyo abandi bose banditse, ngo kutumva ko ukwiriye gutungwa n'abo usengera. Ndabashimiye ku gikorwa cyiza dukoze. Ndatekereza ko umukozi w'Imana yumvise echansiyo ziraha, kandi abo ni abantu basenga, ni abantu basengera mu matorero atandukanye, ni abantu b'abahanuzi n'abavuga butumwa batandukanye baraha, yenda batari birangirire ariko bakora uyu murimo. Biramuha ishusho yo kutwigisha. Ndabizi yateguye kandi ahura n'abandi benshi batandukanye kuri twebwe, ariko biramuha ishusho yo kumenya abantu agiye kubwira uko bumva ibintu nuko babibona. Murakoze cyane, mboneyeho kugirirwa ubuntu n'umugisha wo kubakira. Namwe mbashimire kuba muri hano, kuko nimwe mwabashoboje, kuko iyo mutaza n'ubundi ubwo igikorwa bari kugisubika. Ntabwo ndi bufate umwanya munini, kuko ubundi abantu ari bakeya gutya, hari nubwo mpitamo kwicara tukabigira ikiganiro kuruta ko biba inyigisho. Ariko reka mbanze, wowe nta kibazo, na guhagarara ntacyo bintwara, ngo ndaza kwicara nidutangira kuganira. Inyigisho y'uyu munsi nayise ku mukozi w'Imana
udahindurwa n'ibihe cyangwa udahindukana n'ibihe, kuko ibihe byo ubishaka utabishaka, ibihe ntushobora kubibuza guhinduka. ngira ngo wari uri mu Rwanda muri 94, reka bariho mfatira ne kujya mbere yaho, ariko nabonye benshi ubundi muri aba mbere ya 94. Kigali uko yari imeze muri 94, yewe no mu bihumbi 2000, wayizamo atahaheruka yari aho zayituyemo yayoba, kuko irahindagurika. N'amazu, hari amazu twajyaga twubaha cyane, wabonaga ari amazu y'ibihangange bitangaza, ntabwo batijya kuyakubita hasi. Ngira ngo n'ejo bundi muri buka police, Metropolitan Police yabaga hano ruhande rwa stade, mazu rwose bitangaza meza, bagira gutya ukabyuka mu gitondo ugasanga bayashyize hasi, nta soni nta bwogo kuyashyira hasi. Amamiliyoni n'amamiliyari yagiyemo aragoye atashyira hasi kasya. Bingibi bigiye gusimburwa n'ibindi twiterambere rimera. Natwe ubwacu buri muntu yirebye ko wari umeze muri 94 se komeza uyu munsi. Bamwe twameze imvi, abandi bazanye iminkanyari, abandi harabyibushye, abandi nawe iyo wirebye nawe ubwawe n'umubiri wawe urahinduka. Rero impinduka ni ikintu gisanzwe kandi tugomba kwemera ko kigomba kubaho. Ikibazo kiba muri rero ni iki ngiki, nuko uko impinduka ziza zinahindura n'imitekerereze, kandi iyo wahinduye imitekerereze bihindura n'imyitwarire. Murabona wenda mbaho urugero rutoya, muri 94 na 5 nta wari uzi ko mu mwaka wa 2024 tuzaba twumva abantu batubwira yuko umugabo ashobora kwirongorera undi mugabo. Nubwo byabagaho ariko ntabwo byamamazwaga. Ariko muri kino gihe no mu matorero byinjiyemo, buriya nuko wenda benshi muba mutagiye hanze ngo murebe, uragenda ukajya nko muri Amerika ugasanga umupastori wirongoreye undi mugabo, n'umugore wishakiye undi mugore akabakubwira ati uyu nguyu ni partner wanjye kandi pastori kandi ndemewe. Ibyo nibyo rero twita imihindagurikire y'ibihe. Ariko ikintu gitangaje, hari ubwo twibwira ngo ni ibintu bishya. Burya Salomo yarabyanditse mu gitabo cy'umubwiriza, nta kintu gishya munsi y'ijuru. Ubutinganyi bwariho mu gihe cya Nowa, kubera ngo sina kantu gashya, ari umuntu avuga ati nta kantu gashya, kuvuga ati agashya kahe. Mu gihe cya Nowa nicyo cyatumye Sodomu na Gomora bayirimba. Ahubwo giye njya nibaza, Imana nitarimbura isi turimo, abi Sodomu na Gomora izabasaba imbabazi ku munsi w'amateka, izabwira iti mumbabarire narabarenganije, mwebwe narabarimbuye, bareba babikoze ndababarira. Ariko twebwe buri kituma Imana itihutira kuturimbura, turi mu mwaka w'imbabazi. Mu byo Yesu yaje gutangaza, yatangajemo n'umwaka w'imbabazi z'Uwiteka. Uvuga ngo Imana ibihanganira idashaka yuko barimbuka. Aho tuyengame mbihanganiye wenda bazamenya icyo Yesu yapfiriye. Ariko mbona ngira ngo biragoye, kubera ko abantu icyo Yesu yapfiriye baragifashe bakinjiza mu mico yabo, bavuga ati twebwe dukizwa ku buntu, ibyaha byanjye byose Yesu yarabipfiriye, yarabirihiriye, so nta rubanza rundiho, ibyo nkora byose byararihiriwe, fagitire yarishyuwe, ngomba kubirya. Ibyo nabyo ushobora kumva abantu bavuga gutyo ukagira ngo ni ibintu bishya. Ariko no mu gihe cya ba Paulo, nusoma Abaroma igice cya 4 kugeza ku cya 6, nabwo barabivuga ati niba ubuntu bw'Imana butwikira ibyaha byacu, mureke dukora ibyaha byinshi kugira ngo nabwo bube bwinshi. Nta kintu gishya munsi y'ijuru. Ariko twebwe icyo tugomba kwibaza no kwibaza ngo yewe nk'umukozi w'Imana mu isi hindagurika ityo nzitwara nte? Ni ibiki ngomba kubakiraho kugira ngo no mu bihe nk'ibyo? Kuba biriya bibazo mwavuze n'ubundi niki gihindura isi? Narisanzwe n'ubundi ndi bibabwira. Ikintu cya mbere gihindura isi ni ukwifuza imibereho yoroshye. Imibereho yoroshye.
ubu ngubu barimo bariga uburyo n'izi ndangamuntu tugendana, abatunze indangamuntu ya kera muzi uko yanganaga. Barababwira ngo indangamuntu ya kera ya indi y'igipapuro yabaga ari dubure, harimo n'abana bawe n'umugore wawe. Abatoya kadukora akantu gatoya, ariko ntaka uyo bagashyize muri mashini, n'umugore wanjye azamo na data na mama n'abana banjye muri aka kantu k'umukara ubu barimo ubuzima bworoshye. Ariko iba kavuga batoya iyi nayo iratakara, ukavuga ati urabona ubu ngubu urajya kunywa esanse atwara ikarita bagacomekamo ugashyiramo amafaranga, ubahantwaramo amafaranga, wowe uyibye ntacyo yakumarira. Ubu mu minsi iri imbere nta muntu uzajya agendana amafaranga dusigaye ariko telefone kuko nazo baraziba. Rero ziriya telefone biba mwaretse tukabakorera ibyo. Ubu ngubu sisiteme aho igeze, mu minsi iri imbere urabona aka kantu kangana aka niko karimo amakuru yose yo kuri iyi karita. Ubu rero barimo barakora akantu gatoya kenda kungana gatya, bazajya bakagushyirira mu rutoki ibyangombwa byawe byose bibe birimo, konte yawe iba irimo, pasiporo yawe iba irimo, perimi yawe iba irimo. Hanyuma nugenda gusa ibintu by'ibipapuro n'ibindi wagenda nugera ahantu bakubwira ati hariya kuri ATM shyireho urutoki, imashini isome akureho amafaranga yawo nigende. Wayifata utayifata n'ubundi uzayifata kuko n'ubundi urayisanga. Ubundi se reka nkwereke chipu ni iki. Iyi simukadi yawe ubu ngubu bayihuje, simukadi yawe bayihuje n'irangamuntu, bayihuje na perimi, bayihuje n'indangamuntu, bayihuje na banke, bayihuje n'ikibanza. Iyo mpamagaye RIB ishatse ishobora kuvuga ati reka turebe imitungo ya Rutayisire Antoine, ntabwo ari ngombwa yuko bajya kubaririza. Yuko bafata nimero ya telefone bakinjira muri banki, bakinjira muri byose barabibona. Rero barakubwira ngo ikimenyetso cy'inyamaswa ngo kizaza ngo bakibashyire ku gahanga, niyo batagishyira ku gahanga n'ubundi gifite mu rutoki. Gusa si byo mfasha hano mu ntoki. Iyo chipu ntabwo ari izaba ari ikimenyetso cya Satani, ahubwo uko bizakora nibimara kujyamo twese tumaze kumenyera, turi muri cashless, nta muntu ukigendana amafaranga, ibyo ugura byose ubigura ukoresheje chip. Uzabyuka mu gitondo bagubwira ati rero haje ubutegetsi bushya, kandi basabye ko chip zose ujya kuziroforomata ukurikije amabwiriza. Genda ugeyo bakubwira ati cyangwa kugira ngo tukoroformatire urabanza urahirire yuko nta yindi mana wemera uretse iriya igishushanyo. Wewe ngo ni igishushanyo cy'inyamaswa mwibwira ko izaba ari imbogo cyangwa intare. No, azaba ari umuntu mwiza uvuga ibintu by'ubwenge by'ubuhanga, bavuga ati indi mana mushaka irenze iriya ni iyi. Antikristo ntabwo azaba ari inyamaswa. Antikristo nimusoma Bibiliya zayo, number 1 azaba ari umuntu w'umuhanga uzaza Isa akayishyira ku murongo ku buryo twese tumwemera tukanamwishima. Rero hari umubwira ngo naza tuzabimenya, ntabyo muzamenya. Ariko kizabibabwira umunsi muzabona isi yose yicaye ikiyemeza ko igiye kugira umuyobozi umwe, ingabo zose bakazihuza, ubuyobozi bwose bakabuhuza, amafaranga yose bakayahuza, mbese tukabisima. Uzamenye ngo hasigaye imyaka mike igihe cya nyuma kikaba. Kubera iki? Imyaka ya mbere ya Antikristo niyo mpamvu no kuziyimika akamera nk'Imana bizamworohera, kuko azaza isi iri mu kajagari kabi. Kandi uko mubona isi mwibwira ngo aka kajagari, ahubwo ibi ni ibimenyetso byo kuramuka. Intambara ziziyongera, ntabwo zizagabanuka.
abantu babona izi dufite zo mu turere n'iki n'iza Ukraine na za China na za Israel na za Hamas, bati buriya ibintu ntabwo zizagabanuka. Niko Bibiliya yivuga. Ibyorezo mwabonye covid yaraje isi yose, ntabwo bizagabanuka. Bimwe bizaba biri muri Aziya, ibindi biri muri Afurika, ibindi biri hehe. Twese twashoboye, ntawe ugenda, ntawe uguruka, ntawe. Mwabonye ko muri covid abantu isi yari yatangiye kwegerana, bavuga ngo duhuze imbaraga, duhuze imikorere kugira ngo dushobore kurwana n'icyorezo. Ako kajagari rero hazaza umuyobozi umwe avuga ururimi ruhuza isi yose. Tuzi kimwe, namara guhuza isi yose bayishyire ku murongo. Ubuzi isi yose iramutse ifite ubuyobozi bumwe, nta kirara cyakongera kubaho. Watangira kwigira kabutindi ukavuga ngo ugiye ngo ndi Robert, isi yose ikaguhagurukira ukagushyira hamwe. Buriya ibyo mubona byose ni ibimenyetso, ni itangiriro cyangwa ryo kuramukwa nk'uko Yesu yabyize. Antikristo azasanga rwose ibimenyetso twabifashe, hanyuma bagushyireho chip. Ndabizi ngo chip ni ziza, bamwe bazanga kujyayo bati ikimenyetso cy'inyamaswa cyaje. Niba mara kuzitanga hose, mwabonye ukuntu muri covid umuntu utarikingije byatangiye kumugora. Baravuga ati utikingije hari mugende muri bus, utarikingije hari bujye ku isoko. Ariko ngo ntabwo ariko bizamera. Udafite chip cyangwa ufite chip itarabaye proformate, uzagenda nukoza kuri bus tap and go. Bavuga ati ariko we nta karita yawe ntabwo mashini irokora, ntiyabaye format, ntabwo yahujwe na system. Ugende nujya kuri banki gushaka amafaranga, nukozaho bakubwira ati ariko karita yawe ntabwo twayirokonesheje, ntabwo yashyizwe muri system. Nujya kwishyura ikintu icyo ari cyo cyose byange, ari nabwira ngo tuzarya ibyo twahinze, ntabyo muzaba mugihinga. Ari ikintu mwabonye, uzi ko izi mbuto izo bita GMO, genetically modified organisms, imbuto zazo zikorwa rimwe. Biriya bigori biva mu mbuto ngo izi nshya ntibihingwa, ugomba gusubirayo ukajya kugura imbuto. Bikubwira ngo n'udafite chip uzajya kugura imbuto zo kwiproduiriza bya bindi bavuga ngo uzihinga. Bakubwira bati se oya guhinga ko wenda wahinga uzabura umuturage, ariko ntabwo uzabona ibyo uhinga kandi udashobora kugura. Barazihinduye genetically modified, uzihinga rimwe. Ugomba kujya kuzishaka aho bazigurisha. So ariko aho ntiturahagera. Gusa reka icyo uzi impamvu ntangiye mbabwira ibi ngibi. Aho nabwira ngo twebwe ngo ikimenyetso cy'inyamaswa n'ikiza ntituzagifata, ntabwo mwamaze kugifata kera. Reka mbere icyo ukuntu abantu bagifasha. Niba wicara ugahanura baguhaye amafaranga, niba bakubwira ngo ufate ikimenyetso noneho baguhe menshi, uzaza. Niba wicara uri umukozi w'Imana ukabona umugore mwiza kwicaye imbere, uyu ndamuhanurira tu. Uzi ibintu bisigaye hano hanze, ndatangara cyane. Wenda nkunda gutanga urwo rugero, nizeye ko abantu bazabicikaho. Umugore mwiza kabisa, yari mwiza ariko yaje kundeba nyiri pastor hano. Arambwira ati pastor, ati koza mu nda mu buryo bw'umwuka bikorwa bite? Ntabwo nagiye ntabyo nzi. Ati umukozi w'Imana yarambwiye ngo nagiyeyo ngo asengere, atarambwira ngo hari ibintu by'imyanda yabonye mu nda yanjye, ngo kandi bagomba kunyoza mu nda, akabigenza gute? Yarambwiye ngo tuzaryamana, ngo ntibari bakabikora, tuzaryamana
ngo kuko umukozi w'Imana aba yejejwe n'ibimuvamo byose biba byejejwe aho binyuze hose harezwe. Erega n'imirongo irahari muri Ezekiyeli rwose aho uwo mugezi uzanyura hose. Naramurebye nawe baramubwire madame, ubu umukozi w'Imana sinamurenganya, uburanga bwawe bwamwibagije uwo ari we, yumva ataviramo. Ariko ubu nikubwije ukuri, ibyo ni ubusambanyi, wabusobanura mu buryo buhe cyangwa buhe, ni ubusambanyi. None se urambwira ngo amafaranga azanga kuyafata? Umuntu uzajya guhanura akabanza kukubwira ngo nyoherereza amafaranga hanyuma nze nkuhanurire, niba mubwira ko noneho wazajya wayamuha akamamaza umuyobozi ugezweho, azareka kuyafata. Rero iyo abantu bambwira ngo mu kimenyetso cy'inyamaswa nawe cyamaze kubafata kitaranaza, cyamaze gufata abantu, cyarabafashe. Abakozi b'Imana twarashize, sabato sabakuru. Umuntu aragenda, wabona umaze kugera ku kigero nk'icyanjye, ukigira kabutindi, ukigira kandare. Mwebwe nuko mutagenda, ukabona umuntu pe. Niki se cyakoye Satani mu ijuru? Rero buriya hariho n'ibintu mujya mwigisha mu bwibone. Ubwibone mukawushyira ku bagore ngo bashokoje imisatsi, ngo bambaye amaherena. Twebwe se abagabo ko ntabwo mutuvuga. Nyamara ubwibone bwacu ni bubi kuruta ubw'abagore. Umugore wambaye iherena cyangwa washokoje imisatsi ntaho ahuriye n'umugabo wikakaza akica umurimo w'Imana kubera kwikakaza kwe. Umusatsi w'umugore n'iherena rye nta kintu ryicira Imana, ariko ubwirasi bwanjye bwicira Imana. Muzarebe aho amatorero ageze, umuntu akaza akigira ikigirwamana utavugirwamo, n'amakosa ye tukayakomera amashyi. Twarangiza twirirwa duhondagura abagore ngo bafite amaherena n'imisatsi, bariya murabarenganya. Ariko ntabwo munyumve neza, sinimo gukoraho disipurine z'amatorero. Amatorero atambara amaherena yewe yose ntayo mwavuga. Abatega ibitambaro n'abashyiraho amameshi byose ni artificiel. Ari meshe ntayo wavukanye n'igitambaro, ntacyo wavukanye. Ibyo sinjya mbyigishaho. Njya abantu bavuga ni inyigisho z'ibitambaro n'amameshi sinjya nzigishaho, kuko ntacyo zungura, ntacyo zihindura, ntacyo zimara. Kuko nshobora no, ariko mwabonye ko muri ino minsi ibyo byose muvuga, mwabonye ko muri ino minsi mode igezweho no kwambara birebire no gukata imisatsi ukayimara. Mwarabibonye? Ese umusatsi niyo umugore yambaye birebera agakuraho umusatsi, ubwo rero yakiranutse. Ibintu by'inyuma mu biveho. Buriya ibyo Petero ashaka kwigisha na wa Pawulo, ibintu by'inyuma duha agaciro kanini. Abantu benshi bica umurimo w'Imana baba bambaye neza. Hari abagore bambara bakikwiza, ariko yagera mu cyumba agasambana uwabiterera. Hari abagabo tuza tukaza tuvuga neza, ariko tugakora amahano. Burya ngo dusubire inyuma, tubanze twibaza ibibazo byinshi. Nitwaba tumeze nk'abandi Yesu yavugaga bamimina imibu, ingamiya bakazimira bungu. Inyamaswa zigeze kurwara ubushita, sinzi niba nabyita ubushita. Abize ibifaransa kera, yari ntuza twiga ya La Fontaine, twageze nimo malade de la peste. Peste irazi indwara kirimbuzi yari nka Covid. Inyamaswa zirarwara, zikora inama ziravuga ati mureke turebe ikintu cyaduteje iki cyorezo. Bati hari ibyaha byakozwe hano, none buri muntu wese yisuzume, yimire, yature yihane tumusabe. Intare irabanza ati rero rwose kubw'ibyago byatugezeho, nige mukuru wanyu ndi umwami w'ishyamba, reka mbanze natura ibyaha byanjye sabe mbaza. Ati genda turako nari intama z'abaturage.
rimwe na rimwe ndetse narasumirizwaga nkarya n'umushumba batoya kuribwa nawe n'icyubahiro gikomeye. Icyo ntabwo ari icyaha cyaguteza ibyago nk'ibi. Kirura gikurikiraho nacyo cyari cyarariye ihene n'ibindi batoya bene we rwose ibyo ni ibintu bisanzwe ko nta kaha kamana. Noneho indogobe nayo igeze iragutera ko mbona ibihangange byatuye reka nanjye nature cyakora nanjye ndi hano umwaka ushize niyiniriye nibuka ko nigeze guca ku murima w'umuturanyi ndenza amazuru nshitura ubwatsi bwatenderaga kuri clôture y'umuturanyi ubwo nanjye nakoze icyaha mu mbabarire batiye dadiro watumajije ibyaha rero uratinyuka ushitura ubwatsi bw'umuturanyi. Yari intama ntacyo yakoze yari umushumba rero hari ibyaha binini tubona ntacyo bitwaye noneho tugatangira gutunganya ibitoya ariko ibinini bihagaze ku musozi. Rero umukozi w'Imana uzakorera Imana mu bihe byose hari ukuntu agomba kumera. Ndaje mbaye ibintu bigera nko kuri 5 bidahinduka kandi bigomba kuranga umukozi w'Imana. Ariko reka tubanze dusome none kwereka ko ibi ngiyo atari bishya. Pawulo yandikiye Timoteyo niho tubanje gusoma urwandiko rwe rwa 2 ibice 3. Timoteyo wa 2 ibice 3 turahera ku murongo wa mbere. Aramubwira ngo menye yuko mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushye. Ibi nababwira mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushye birangwa n'iki? Kuko abantu bazaba bikunda. Turi mu isi y'ikunda, turi mu isi ya nyamwigendaho. Abantu bazaba bikunda bakunda impiya. Tuzi icya kabiri, abantu bikunda kandi bakunda impiya bazahanurira impiya, bazagukunda kuko ufite impiya, bazabwiriza hari impiya, bazakorera Imana kubwo impiya, bazaba bakunda impiya, birarira. Sibyo? Bibona batukana. Se gutukana uzajya kuri YouTube uzabibona. Hari umuntu avuga ngo batukana jya kuri YouTube. Bakozi b'Imana ntabwo ndi bushyiremo amazina ariko namwe muzajyeho muzababona batukana. Batukana batumvira ababyeyi babo ari indashima. Umva indashima nazo ziri ari indashima batarabera. Sibyo? Badakunda n'ababo ngo se ntizashira. Badakunda n'ababo umugabo abyara abana akabirengagiza bakajya barya bibaguye kandi abana b'inshoreke atanabyatse barimo kurya ifiriti na mayoneze. Badakunda n'ababo, batuzura, babeshyerana, batirinda, bagira urugomo, badakunda ibyiza, bagambana, ibyigenge, bikakaza, bakunda ibibanezeza aho gukunda Imana. Bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zabo. Aba bakozi b'Imana bafite ishusho yo kwera ariko bagahakana imbaraga zabo. Abanyetorero bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zabo. Pawulo rero we yari intagondwa aba ngo abameze batyo ujye ubatera umugongo. Iki rero nicyo cyatunaniye. Abameze batyo ntabwo tubatera umugongo.
ariko barahari biriya byose mwavuze nibyo bivamo yuko abantu batubona nk'abayisiko, batubona nk'abadashobotse, batubona nk'ibirara, kuko biri ahangaha abenshi ngo bazaba bagira urugomo, badakunda ibyiza, bagambana, ari ibyigenge mu bintu biteye mu murimo w'Imana, cyane cyane abanyamasengesho, abahanuzi, ibintu n'abavugabutumwa, ibyigenge muzababona benshi ubu ngubu batakigira itorero babarizwamo. Ariko nanjye nigereranya, n'ubundi twese kuko twigereranya, ariko kuba wigererayo ntibikuraho iby'Imana yavuze. Twebwe ngo twigererayo, ngo umwenda ukingiriza ahera wasadutsemo kabiri, ngo nta mpamvu yo kujya mu itorero, ngo nta mpamvu yo kugira umupasitori, ari ibyigenge. Icyo rero ni ikibazo, kuko ibyo ni ibimenyetso by'iminsi ya nyuma. Kandi si Pawulo wabyandika, kandi urabona ibiha Pawulo wabyandikaga icyo gihe. Reka mbasomera kandi gace kamwanyuma dutangire gusesengura uburyo tuzirinda ibyo ngibyo. Murebe mu rwandiko rugufi cyane rwa Yuda iba hagati y'inzandiko za Yohana n'ibyahishuwe. Yuda abantu benshi ntibakunze kugisoma, ntabwo kizwi cyane, ariko ushaka kumenya ibimenyetso by'iminsi ya nyuma ugisoma Yuda. Aravuga ngo rero ku murongo wa 3 ko icyo kigira chapitre imwe gusa, uribona atarahabona afata ibyahishuwe asubira inyuma ho gusa, igitabo kibanziriza ibyahishuwe ni akantu gato, ni page, ariko karimo ubutumwa. Uyu Yuda yari mwene se wa Yesu, yari mwene Yosefu, yari mwene nyina, yari mwene nyina wa Yesu, kuko yandika avuga ngo Yuda imbata Yesu Kristo, mwene se wa Yakobo. Urabizi Yesu yari afite abavandimwe, nubwo Gatolika tubwira ko nta bari bahari, ariko Mariya hari abandi bana yabyaye. Mujye mureka tubyemere, twebwe tugendera kuri Bibiliya, ntabwo tugendera ku kurengera Mariya, ntacyo dupfa nabo. Ariko uyu Yuda yari mwene Mariya kimwe na Yesu. None aravuga ngo umurongo wa 3, bakundwa, ubwo nagiraga umwete wo kubandikira iby'agakiza dusangiye, yaratangiye kubandikira iby'agakiza. Aravuga ngo ubwo nagiraga umwete wo kubandikira iby'agakiza dusangiye, niyumvisemo ko mpaswe no kubahugura, kugira ngo mushishikarire kurwanira ibyo kwizera bera bahawe rimwe, bakazageza iteka ryose. Kuko hariho bamwe baseseye muri mwe rwihishwa, bageneye kera gushirwaho iteka. Ni abantu batubaha Imana, bahindura ubuntu bw'Imana yacu ubusa, isoni, bakihakana Yesu Kristo ari we wenyine databuja n'umwami wawe. So baraza ubuntu bw'Imana bakabukoresha uko bitari, cyo shaka. Aba ngaba rero reka nkwereke ikibaranga, ya ku murongo wa 16. Aratubwira ngo wereka mbere ku murongo wa 10. Aravuga ngo ariko abo bantu batuka ibyo batazi ndetse n'ibyo bazi, babwirijwe na kamere yabo, barabyiyononesha nk'inyamaswa zitagira ubwenge. Bazagibona ishyano kuko bagendeye mu nzira ya Kayini. Inzira ya Kayini, ishyano. Bagahomboka birukanka batirinda, bakiroha mu cyaha cya Baramu bohejwe n'ibiguzi. Baramu icyaha cye cyabaye ikihe? Imana yamubujije kujya kuvuma Abayisiraheli, ariko bamubwira ati turaguha amafaranga n'icyubahiro, ati ndajyayo. Birukanka batirinda, biroha mu cyaha cya Baramu bohejwe n'ibiguzi, barimbukira mu bugome bwa Kora, ubwigomeke. Sibyo biranga abahanuzi buno munsi, abavugabutumwa bamwe na bamwe, abanyamasengesho. Abo ni intaza mu isangira ryanyu ryo gukundana,
bagisangira namwe ibyiza bigaburira badatinya, ni ibicu bitagira amazi bijyanwa hose n'umuyaga, ni ibiti bikokotse bidafite imbuto, byapfuye kabiri byarana, ni umuraba wo mu nyanja ushega babiri ifuro ari ryo biteye isoni byabo, ni inyenyeri zizerera zibitse umwijima w'icuraburindi iteka ryose. Si byo se? Abantu bakora ibiteye isoni, Yesu yaravuze ngo muzabwirwa n'iki? Muzamenyera ku mbuto bera. Aravuga ngo abo bantu, hanyuma umurongo wa 16 akongeraho ibindi, abo nta bitotomba n'ababubura bagenda bakurikiza irari ryabo, akanwa kabo kavuga amagambo atumbyemo agasuzuguro, bubahira abantu kubakuramo indamu. Hari abantu bahanurira abakomeye. Mwari mwajya ahantu pasitori asengera abantu akurikije amverope, abatanze 20,000 kuri uyu murongo, ab'ibihumbi 10 murafata umugisha wo kuri uyu murongo, umurongo wa 5 abandi basigaye Imana izabashugurike. Ahubwo bariya basize inyuma nibo bari bagukwiriye. Ariko ngo bubahira abantu kugira gute? Kubakuramo indamu. Aha hose muri ibi bice hari hariya Paulo yandikaga, ari nawe Yuda yandikaga, nkunda iteka ryose ko barangiza bakavuga ngo ariko mwebweho bakundwa. Mwibuke amagambo yavuzwe kera n'intumwa z'umwami wacu Yesu Kristo, uko zabwiye ziti mu gihe cy'imperuka hazabaho abakobanyi bagenda bakurikiza kwifuza kwabo kunyuranye n'iby'Imana. Abo nibo bazana kwirema ibice, n'abantu buntu ntibafite umwuka. Ariko mwebweho bakundwa, mwiyubake ku byo kwizera byera cyane, musengere mu mwuka wera, mwikomereze mu rukundo rw'Imana, mutegereze imbabazi z'umwami wacu Yesu Kristo zisohoza ku bugingo buhoraho. Amen. Iki rero ubona iteka ryose ari Paulo ari Yuda iyo bandika baduha inzira twebwe tugomba kwitwara uko ibihe byaba bimeze byose. Iteka ryose bandika ngo bati hari abantu bazaza bameze batyo, ariko mwebweho bakuru, ariko mwebweho bantu b'Imana, ariko mwebweho ufite kwizera. Amen. Amen. So ibintu bigera kuri 5 tuvana muri izi nyigisho, zaba za Paulo zaba za Yuda, ku mukozi w'Imana udahindurwa n'ibihe. Cyambere tugomba kumenya Imana idahinduka. Amen. Amen. Kuko buriya ikintu cya mbere tugomba kumenya kizadufasha, kizadukomeza, kizaturinda, ni ukumenya iri jambo Imana yavuze ngo jyewe ndi Imana idahinduka. Umwanditsi w'urwandiko rw'Abaheburayo yaranditse aravuga ngo muzirikane ababayoboraga kera bakabwira ijambo ry'Imana. Mwibuke ababayoboraga kera bakabwira ijambo ry'Imana. Muzirikane iherezo ry'ingeso zabo, mwigane kwizera. Uwo ni umurongo wa 7 igice cya 13. Ngo Yesu Kristo uko yari ari ejo niko ari n'uyu munsi, ko azahora iteka ryose. Amen. Kubera ko buriya ikintu cya mbere kizadufasha kudakora ibyaha, kudacika intege, kutagira ubwoba, ni ukwibuka uwo dukorera. Murambwira abantu nk'abo ariko nujya gukora ibintu byose, iki cyo ndanagitindaho kuko niyo foundation y'ibintu byose. Mu gitabo cya Daniel baravuga ngo abazi Imana yabo muri iyo minsi ya nyuma bazakomera,
bakora iby'ubutwari. Haleluya. Ariko ni abazi imana yabo. Reka mbabwize uti abantu benshi nta mana bazi. Ndabibwira abantu babona nabo nyamara abantu nta mana bazi. Nibyo rwose. Nkunda gutanga urugero rw'umupasitori umwe yaje kundeba ngo mukorere deliverance. Aravuga ati pastor mfite akadayimoni. Ni dayimoni ati kuko yewe ubusambanyi bwanjye urimo na dayimoni. Ati nshobora kubona umugore w'indaya ku muhanda. Hano umupasitori ndi mu modoka afite n'akazi akora muri company runaka sindi ubuvuge iki cyangwa kiri. Ntwaye imodoka ndatashye sanze umugore ahagaze ku muhanda nkahagarara. Amunyurana mu iroji nkabanza nkasambana nawe amuha amafaranga narangiza nkataha. Vuga butumwa rwose pastor warobanuye. Ndavuga nti se ngiye gukorera deliverance final uzi Yesu umwana gusa mwene dati munsuzugure rwose ati nakoze ibyaha ariko Yesu unose ntunzi simbwiriza se. Ndavuga ariko kububwiriza nivuga kuzi Yesu. Ngiye nshobora kukwigisha ubuzima bwa Rwabugiri akubwira uko nyina yitwaga, akubwira n'uburyo bamushatse, n'uburyo yarongowe, naho bamukuye, akubwira n'uburyo yapfuye, nkazamuka ubuzima bwa Rwabugiri kugeza nawe apfa. Kandi ntituziranye. Kandi kuba muzi ntacyo bihindura. Nawe rero ntabwo ngira kubaza uzi Yesu. Ariko rero twumvikanye. Naje ngusengere ntabwo naje ngo nkoze isoni. Ntabwo ndimo kukoza isoni ndimo ndakwigisha. Reka nkwereke ngiye kukubaza akabazo gato. Ubundi uriya mugore fata umwe mu bagore muherutse gusamba. Uwo mwasambanye biheruka. Iyaza akazana n'akana k'imyaka 5. Bati uyu mwana nabuze umusigira. None hakere budutware turamushyira hariya mu nguni twe twigire ku gitanda twikorere business yacu niturangiza teruri tutana. Iyo ngiriye gukora ati kamera nawe umva uri umuntu use wasamba umwana w'imyaka 5 kuri rero ngo ngo deliverance ndayira barango ati kiriko wasaze rero mubwire none wowe ntabwo wasaze warengeje. Niba umwana w'imyaka 5 ashobora kukubuza gusaba none se Yesu wakubwiye ngo nzabana na ngo kandi nibiri mu mwijima imbere yanjye bigaragara nk'iri mu cyo usanzwe. Iyo ugiye gusambana uramubwira agahumiriza, uramubwira agasohoka umushyira ubwo yicara ariyumvira aramurirwa ariko ko ari byo. Reka dusenge ubwo deliverance. Nugenda mu nzira aho kurwana intambara zindi wanze bimenyereze yuko aho ujya hose yisakuriye. Kandi reka mbabwire buriya natwe twese turi hano. Iyo utangiye gutekereza gutyo hari byinshi bizahindura mu buzima bwawe. Kumenya Yesu munze kubaza abantu Yesu wawe nuwo kwa kangahe? Nuwo kwa 5 cyangwa nuwo kwa 2? Oya, ntabwo ari cyo ndimo kubabaza. Burya hari Yesu wo kwa 5 abambye ku musaraba yapfuye. Burya ntacyo yakutwara. Burya ni umucunguzi yarihiriye ibyaha byawe rwose. Uwo rero niwo abantu benshi bakunda. Yesu wo kwa 5 wishyizeho intimba zacu n'imibabaro yacu n'ibyaha byacu abijyana ku musaraba arabirihirira bashyiraho akadomo. Ariko Yesu wo kuwa 2 ubabwira ngo ubu nahawe ubutware mu ijuru no mu isi. Abantu bakunda Yesu w'umucunguzi ntabwo bakunda Yesu w'umwami. Kuko Yesu w'umwami araza akajya mu rugo rwawe. Uriya mugore ntabwo nyiri yareba. Kagenda yewe turi wa mugabo we. Uriya
ntabwo uri umutware w'uriya mugore, wowe uri umutwe ni jye mutware, kandi nawe ndagutegeka ngutegeka no kuri uriya mugore. Abagabo benshi babwiye ko Yesu ari we mutware w'urugo rwabo ntibabyemera. Aba yatoya uwo Yesu nkorera kudeta ntabwo ndi bubwire. Mbuze gutegeka umugore wanjye uko ngewe nabigena. Kavuga ati no ngewe reka singiye kwigisha iby'imibanire y'ingo, kubera ko buriya ugiye ukajya no mu ngo z'abarokore habayo abagabo b'abatware batari imitwe, kuko ubundi buriya reka nkwerekeho umutwe n'umutware bitandukanye. Ntabwo Imana yize kuvuga ko umugabo ari umutware w'urugo, yavuze ko ari umutwe. Ubundi uyu mutwe wanjye ntacyo urusha umutima wanjye. Umutwe uratekereza, ari uwo kugira ngo utekereze, umutima upompa amaraso akaza mu bwonko, umutwe ugatekereza. Umutwe uratekereza, urareba, urumva, urayobora. Hari abakozi b'Imana benshi badatekerereza ingo zabo, zitekererezwa n'abagore baba yagiye mu murimo w'Imana. Icyo bintu ariko ntukangushe. Twebwe tuba twagiye mu muhamagaro, urugo wasize ntacyo muzi. Kuko buriya hari ibintu byinshi tujyamo abantu bakakubwira ati batihatira abantu, oya hari natwe tutanameze nk'abo ariya twavugaga, ariko tutagendana na Yesu wo kuwa mbere. Nawe yatoya niba usize urugo rwawe rukinga babiri, banza usubireyo, kuko iriya Mana ujya kubwira abandi utayisize imuhira ntayuze. Kandi ikintu gishimishije, n'abagore twarabigishije neza, barabyemeye, badutwarira iyo rigoramiye. Nyine twebwe turi abatware. Urugo rudafite Yesu rufite antware. Mwana yabwira ngo ya ntabwo uko nabigennye, ngewe nzaba umutware w'urugo wowe umutwe wawe. Siko bimeze. Bibiliya iravuga ngo umugabo ni umutwe w'umugore, Yesu akaba umutware wacu twese. Nta nubwo ari n'umutware, we ni umwami. Ariko umutware ni gatoya, we ni umwami, umwami wa byose. N'urugo rwawe rurimo nawe nanjye ndi. So Yesu wo kuwa mbere atandukanye na Yesu wo kuwa gatanu. Abenshi rero bafite uwo kuwa gatanu niwe bazi. Yewe nzi uwo kuwa mbere, aho ngenda hose undeba. Yewe bimbabwira iyi nyigisho nkarambwira abantu umunsi abantu bazayumva bakayisobanukirwa, twese abakozi b'Imana tuzagira imbaraga twese. Uzi impamvu? Yewe nkikizwa nari umupagani, akirwe ndi ubundi se wakizwa ute utari umupagani? Hakizwa abapagani ni abapagani ni wowe. Wewe utarabaye umupagani wawe ukijijwe. Nari umupagani, sinigeze mba umusinzi. Hari ubwo abantu bibeshyera ubwo mu ndeba ngo nari umusinzi. Sinigeze mba umusinzi yewe. Nanywaga inzoga ariko sinari umusinzi. Ibyo mu bitandukanye. Ni nayo mpamvu rimwe rimwe tubwiriza nabi. Hari umuntu wari discipline mu kunywa inzoga, wabwiriza ku businzi ntibumufate. Kabone tokefa Bibiliya si ibyaye. Yewe nari umuntu w'inzoga udasinda. Ko nari nzi kunywa nkeya, nari mfite discipline muri jewe. Nasukaga ikirahure abanza icya mbere nkakinywa nkakimara, hasuka icya kabiri nkakinywa, icya gatatu nkacyuzuza nkagikiraho hafunga. Kereka ari whisky wanyoye cyangwa ari divayi, ubundi ibirahure bitatu bya byeri bishobora gusindisha umuntu ufite imbaraga. Afunga nkicara nkaganira gusa nkumva ibiparu y'abantu bose bavuze tudutaye, nkavida ikirahure cyanjye nkataha ndi muzima. Ariko nari umunyabyaha. Icyaha nari mfite cyarurangiza cyari kuzampitana, cyari ubusambane. Narasambana ngewe ibibwiriye, byaranankundiraga niyo nabwo ntabishaka abo dusambana bariza. Wagira ngo nari mfite igiti. Kandi ibigiye mbabwira n'uno munsi ndi umukozi w'Imana. Ndamutse ntafite Yesu muzima
uzaho byabera buriya abakozi b'Imana barabwiriza abantu bagafashwa, abantu bakagukunda, kandi mu bagukunda haba harimo n'abagore, kandi muri abo bagore niho Satani yinjirira akavuga ati nabibonye uriya mugabo amaze kuryoherwa n'urukundo rw'ababwiriza, reka nsesekemo intumwa zanjye. Bakaza neza rwose biyoberanije baje gusenga, ariko Satani yavuga ati uriya mumutambikane mumunzanire ndamushaka. Kajya kuvuga ngo umukozi w'Imana ngo yagiye kwigisha mu Bubiligi ngo bamufatira muri hoteli. Uzi kufatirwa muri hoteli? Abanyarwanda twebwe dufite n'indwara turwaye. Umuntu araza, ubu ngubu ugenda agiye ku kazi, madamu yagiye ku kazi nabwo ndi hano, umuntu akaza ati nabonye iwawe mu cyumba hari abantu bashyizemo ibintu baciye hirya, nta rufunguzo nasize, nta wigeze amena urugi, niba bafite ubushobozi bwo guca mu kirere n'ubundi niyo wabikuramo bazongera bahace babigaruke. Hari ugiye mutinya wari ubundi amadayimoni bibwira ko akeneye ibibabi baza kumanika iwawe mu nzu. Kuri se ibyo bazana by'ibifuherano ngo bazana ngo mu cyumba, ndakubwira ngo n'ubundi bashatse wabitega ku muhanda, n'ubundi bashatse wabitega aho ukora, nta mpamvu yo kuntera ubwoba ngo babishyize mu cyumba. Yewe unabimbwiye abwira nibyigumire. Seriously, nibyigumire. Ariko utinya Satani ute ufite Yesu muzima muri wowe? Ye nibyo murambaza abantu. Hari abantu buriya badashobora kuramutsa abantu. Mubakozi b'Imana. Umukozi w'Imana yarabitwigirira atubwira ati abantu mwihaye ibintu byo kugenda ngo muhobera abantu ngo muramutse tibazabashyiraho imyuka. Ndavuga numva uwo uzashyiraho umwuka kuko namuramukije. Umwuka kanjyaho. Ubwo umwuka wera azaba yamvuyemo kuko umwuka wera ntashobora guhindishwa umushitsi ni dayimoni yaje mu biganza by'umugore cyangwa by'umugabo. Ariko abantu mutinya barinda. Ariko byose biva hehe? Kutamenya Yesu n'imbaraga ze. Umuntu aragiye ngo yasanze inyoni imbere y'umuryango ngo ireba ngo hehe, inyoni yapfuye. Ngende mfate papier hygienique mfate inyoni ishyire muri puberi cyo, hanyuma nikomereza ubugendo. Inyoni dayimoni yaje mu nyoni ipfuye iyiza mu nzima niwe. Rero ugasanga abantu babigize inyigisho ngo abantu ngo bazanye inyoni ngo bazanye imiserebanya bazanye ibyo bazana byose. Iyo ufite Yesu muzima, Satani amadayimoni yo agomba guhinda umushitsi akubuye si wowe. Ariko ikibazo dufite murakizi, ntabwo twigisha. Abakristo batinya Satani. Yesu Bibiliya yatubwira ngo murwanye Satani azabahunga. None twebwe inyigisho twigisha muhunge Satani azabarwanya. Nitwe tumuhunga kugira ngo duhunge, nitwe atera ubwoba kugira ngo tumutere ubwoba. Kubera iki? Ntabwo dufite Yesu muzima. Yewe reka mbabwire, iyo umuntu yigishije gutya abantu bagira ngo uri igipinga. Oya, iyo ntabwo ndi igipinga, imyuka ndayemera. Irahari. Utembera imyuka y'abadayimoni ntabwo uri umuvuga butumwa. Yewe nahuye nayo inshuro zitari zimwe zitari ebyiri zitari eshatu. Ariko hari ikintu kimwe nzi, iyo ufite Yesu muzima, imyuka niyo igomba kugutinya, si ugomba kwitinya. Siko bimeze se? Isi turimo niko iteye. Iyi si naha twicaye imyuka irahari. Igenda mu kirere. Icyo wagombye kumenya ni iki ngiki. Twebwe twayihawe ubutware. Kumenya Yesu muzima nibyo bizaturinda ibyaha kandi nibyo bizaduha ubutware. Kumenya ngo sinindagurikana n'ibihe kuko umwami wanjye ntahinduka. Twanga mu Baheburayo 13:8 babwira ngo Yesu Kristo ko yari arejo ko ari n'umunsi azahora iteka. Amen. Icyo ni icyambere kizadukomeza. Jewe njya gukizwa nabanje narakijijwe nabwiye Imana none ubu ndaho ko abakobwa bagihari. Jewe wumve uryoswa bw'abantu. Jewe nakijijwe nsoma Bibiliya. Hanze ko umuntu akijijwe
ibintu by'ubusambanyi by'ubuhehesi bihita bijyana n'agakiza. Maze gukizwa hangiye kumenyera numva ntaho byagiye, abakobwa banyuraho nkumva kagatima kagira gutya karacyaha, natangira ashyiraho amadisipurine, shyiraho amategeko nk'ay'abamedi n'abaperisi. Ntabwo nzongera gusura abakobwa iwabo, nta mukobwa uzongera kundamutsa, mbese nshyiraho ibintu byo kwifunga ngo kwirinda umuntu azagwa mu cyaha. Imana irambwira ngo ariko biriya rero urimo ntacyo bizakumarira, ko ntushobora kwifata ngo wishobore. Ariko ni ijambo rimwe gusa, jya ugendera imbere yanjye ukiranire. Jya ugendera imbere yanjye ukiranire. Ntangira rero kwimenyereza kugendera imbere y'Imana. N'ahantu nigejeje hitwaga Rulindo, kugira ngo tujye ku ishuri twazamukaga agasozi tukagera hejuru. Ajya nzamuka Rulindo ngenda numva Yesu andeba mu bitugu. Ntangira kwimenyereza Yesu ndeba niyo ngenda mu nzira. Ntangira kwimenyereza Yesu ndeba niyo ntari mu masengesho. Njya mbwira abantu ngiye ntabwo nkeneye mu bantu bashobora kuba mu cyumba nkabaramo iminsi 40 mbamo. Narayisenze 40 ntarya rwose ndayirangiza. Ariko njya mbwira abantu nk'aba nta nubwo nkeneye kujya mu cyumba ngo mbane na Yesu. N'ubu dushobora kuba turimo kuvugana giwe turagendana amaso yemba nyumva kuri. Bamenye ngo ngewe nimenyereje yuko aho ngenda hose Yesu andeba. Bimbwira ngo aho wanshyira hose, niyo baba batanze, niyo baba banze, ngendana na Yesu undeba. Kandi ibi ngibi by'influence ibintu byose n'imitekerereze yanjye. Uzi ko ari igihe utekereza nabi, wari wicara urimo nk'umuntu yaguteye umujinya, ugahekenya amenyo ukaza kumva Yesu akubwira ngo ariko noneho uri mu ntoki, kuko arasoma agasoma n'ibyo utekereza. Cyenge mbere no gutekereza nabi birango, ntangira gutekereza nabi nkibuka yuko Yesu andeba, cyangwa se umwuka agahita binyutsa agamutse uyibagiwe ko bose akureba. Rero icyo gihe bituma biguha freedom. Hari abantu rero bumva bene ibyo bakubwira ngo ibyo ni iterabwoba. No, ni freedom. Jewe bimpa umudendezo usesuye udatinya situation yari yose wanshyira. Iyo wanshyiramo yose nabwira ngo yinshyiremo ari ikintu kimwe nzi. Yesu andeba. Bindinda ibintu bitatu. Bindinda ibyaha. Nakoze mu kazi ahantu henshi, nakoranye n'abagore n'abakobwa, nakoze mu mafaranga, ibiganza byanjye byasinyiye amafaranga menshi pe. Hari umuryango nayoboraga ku mwaka nibura asinyiraga nka miliyari zigeze muri 5, zikagenda bakazikoresha mu mishinga itandukanye nkasinyo undi mwaka. Kandi uwo muryango nawe uyoboye imyaka 15. Mvayo namanitse ibiganza ndavuga nti abantu twakoranye mwese, uwo twaba twarafatanije kurya n'ifaranga nari aze anshinje abara amafaranga yose naba narariye mu manyanga sije nyishyuye ngende neza. Muri iyo myaka 15 nakoranye n'abagore, bamwe bari abasekreteri banjye, abandi bari abakontabura, abandi bari abakozi. Ndavuga nti umugore nawe narabwiye amahoro cyangwa umukobwa aze anshinje ku mugaragaro, ntimumbabarire sije niyejeje ngende neza. Ariko arwana yivuze gutya abantu bari ko umuntu ariyemera ngo arirata. Nawe no, it's not about me. Ntabwo ari jewe icyubahiro giha Yesu undi. Yesu kureba ku buryo no kukiranuka kwawe bihinduka icyubahiro cye. Akaba ari uvuga. Kawo tibi ntabwo ari jewe ni Yesu. Bikurinda icyaha kugeza no muri details z'ibitekerezo. Zikurinda ibyaha kugeza no muri details z'uburyo ucunga amafaranga yawe n'ay'abandi. Cyenye mbwira abantu ugiye gutanga icyacumi, sinya ngombera kubyinirira.
simbibabwira ko ni pasitori, nta caci nta torero giyobora, ariko n'ubu ngubu ndi mu kiruhuko cy'izabukuru gutanga icyacumi rwose binyorohera kuko nabonye amafaranga. Njyewe mfite n'ikarine nandikamo, twari igihe mbona amafaranga atari ay'umushahara cyangwa iki, ayandikaho nkavuga ngo hari abantu bizera igihe tujya kubwiriza ngo bakaguha amatike byose, nabwiye Imana ko bizaca mu ntoki zanjye byose nzajya mbitangaho icyacu, byandika ahantu ukwezi kwashira nkabiteranya byose. Kubera iki? Yesu arandiwe, hari icyo namuhisha se? Ubwo nzamubeshya ngo ntawe nabonye kandi tubiziranye, ari nawe wayampaye. Bikurinda ibyaha. Icya kabiri bikurinda ubwoba. Azivuga mbona abantu bavuga abantu ntibatwemera, kuki abantu bagikunda kunyemera? Wajya ahantu ukisuzugura ukigaya, njye mbwira niko kuki waba umwana w'Imana ukajya ugenda wipfobya? Uri muri umuntu wa Mefibosheti. Mefibosheti Dawidi yaravuze ati nta muntu wo kwa Sawuli waba wararokotse ngo mugire neza ku bwa Yonatani inshuti yanjye. Bati yari umuhungu wa Yonatani, bati mumunzanire, bati Mefibosheti ari Lodebari kwa Makira, ati mujye kumuzanira. Bamuzanira ati Mefibosheti uracyariho, ngiye kukugirira neza, uzajya urira ku meza yanjye, ngushubije agaciro kawe, uri igikomangoma, uri umwana wa Yonatani, umwana w'umwami. Ngo nkangi umbiyimbwa, wowe wari umbiyimbwa ute kandi uri umwana w'igikomangoma? Ariko hari abantu benshi bagenda, uri umukozi w'Imana ukagenda wiyita umbiyimbwa. Mwarambwira abavuga butumwa ajya kubwiriza gatangira ngo ngewe ntacyo ndicyo, kandi Yesu yaragucunguye ngo ndi n'inyuma y'iminyorogoto, wowe upfana iki n'iminyorogoto n'amasaha? Hari icyo uri cyo kuko Imana yakubuza amaraso y'igiciro cyinshi y'umwana wawe. Erega buriya kumenya Yesu, umva hari byinshi, hari igihe nyamwira abantu, niba abantu bashoboraga kumenya Yesu by'ukuri, byakurinda n'ubwo buntu bwo kwipfobya, bwo kwipfuragura, byo kwiyita intumbi y'imbwa. Mbona barumuna ba Mefibosheti bagenda baba benshi kubera ko rero buriya uko ibidiporome bigenda biba binini, niko bavuga butumwa batize bagenda bipfobya. Reka mbabwize ukuri, niba nagushyira n'ahantu hari abantu bafite diporome niyo zaba zingana, icya mbere ntuzajye kuzana ibintu byaho by'uhobyo, banza umenye ijambo ry'Imana, we kugenda ugiye gutera ubwoba no gukanga. Umuntu arikanga nawe agashaka kwihagararaho. Genda uvuge Yesu, umva umuvuge neza cyangwa umuvuge nabi, genda uvuge Yesu. Abantu niyo baba bafite ibipapuro bingana gutya, Yesu yaravuze ngo nishyirwa hejuru nzireherezaho abantu bose, harimo nabo bafite ibyo bipapuro. Ariko umuntu agera imbere y'abantu kugira ngo avuge Yesu, agatangira kwipfobya, agatangira no gupfobya amadiporome yabo. Ngo abantu ngo hiyemera, ngo bafite nuko bafite amadiporome, ngo bakiyemera, ngo nuko bafite amafaranga. Nawe aribyo urimo. Ntabwo wagutubye gupfobya abo bantu, ntabwo wagutubye kwipfobya. Wowe genda uvuge ibyo Imana yagutumye, ushyireho akazi. Iyo Yesu aguhagaze inyuma, ujye uhagarara mu butware bwa Yesu. Ibyo gupfobya abo ugiye kubwira no kwipfobya ubiri. Ariko izo ngeso mbona abantu njya nigisha abavuga butumwa, nawe hari ibintu nashaka kuzumva. Uwo twakoranaga nk'ari Remera, nawe hari ibintu nashaka kuzumva mpagaze imbere y'abantu. Ntugapfobye ibyo bari byo. Umuntu azaza yiyambariye ikote rye, ngo hari abantu ngo bambara amakote, ngo ariko bambariye hejuru ibyo yambariye hejuru ntibikuriye. We mubwire Yesu, umubwire utumva rwose ari twebwe, ari abambaye amakote, ari n'abambaye amashati, ari n'abambaye made in Rwanda, mukeneye Yesu. Ibyo yambariye hejuru byihuse. Kubanza kumwumvisha ko nubwo yambaye ikote ntacyo ari cyo, ntabwo ari cyo kiri butume yakibazo. Ariko ikiduha agaciro muri uyu murimo ni ukumenya Yesu muzima udahinduka, akakurinda ibyaha, akakurinda ubwoba, namba 3 akakurinda kuyoba. Kandi ngiye no kongeraho kumenya umwuka. Kuri ikibazo gikomeye
cyane cyane abanyamasengesho n'abahanuzi, mu bintu muzajya mwitonda, ntuzigere uhanura ibyo wabonesheje amaso. Ndabaha urugero rutoya. Hari kera ntitangira gukora umurimo w'Imana nakoraga mu banyeshuri, noneho rwose harimo impano z'umwuka zaragaragaraga, ariko burya n'abanyamwuka bajya bavangira. Noneho umusore umwe mu bo twasenganaga, icyo gihe bari abanyeshuri bo kuri universite, nakoraga mu banyeshuri, bageragendaga kabisa bakarundura abantu, agakomanya akarundura, akagenda afata ku muntu, hanyuma akagenda afata ku mukobwa umwe. Yari afite imisatsi miremire yizinze, yenda kumera nk'iy'abana ariko miremire. We yibwira ngo yaradefashe, azamufata bati ubwibone bwawe imbere tugusenge. Umukobwa aranga, aravuga ati jyewe rwose ibyo uhanuye nibyo weretswe n'amaso yawe, jyewe mu bantu badefuriza simbamo, ahubwo ndwana intambara y'umusatsi muremure ngira, niko umusatsi wanjye. Ati baza Ntwane yabaye mwarimu wanjye kuva ndi umwana, umusatsi wanjye n'ukubaza. Rero hari igihe abantu bahanura bihuye n'ibyo yitekereje. Undi munsi umuhanuzi ahanura umuntu rwose twarakoranaga, ati wowe Imana inyeretse yuko unywa inzoga. Ararahira aravuga ati ndakicwa ndakahambwa, sindanywa inzoga, sinjya nazirya. Atoya, umwuka yakurunduye yanyeretse yuko kuwa gatandatu wari wicaranye n'abantu urimo kunywa inzoga, umwuka arimo arabinyereka. Nawe yaciye ahantu usanga abantu baricaye bafite amacupa ya whisky. Burya whisky na coca iyo biri mu kirahure birasa. Abona abantu barimo baranywa whisky, yibwira ko n'undi yarimo kunywa whisky ariko yarimo kunywera coca. Aba ati uwo munsi uvuga abo twari hamwe ndabakubwira ubahamagara, nanywaga coca nta whisky yigezemo. Ndavuga ngo uwo nguwo yahanuye akurikije ibyo yabonesheje amaso cyangwa yumvishije amatwi, ariko sumbuka. Ikibazo rero abahanuzi bajya bagira, ntibambwire kuko ndakizi. Iyo twagiye mu byumba by'amasengero dushyira pressure ku muhanuzi, ijambo ry'Imana rikavugwa, ubuhamya bugatangwa, ariko atahanura, abantu bakumva ko uwo munsi agomba kuba ari mu ntege nke, akumva agomba kubyihagahusha, kumuvugisha ku ngufu. Ntabwo ugomba, ntabwo ari urushiko, ntabwo ari ngombwa kuhanura nk'uko abantu bahari. Yicara, by the way, abafite impano z'ubuhanuzi n'izo kwereka, ujye mu baverike yawe. Hari igihe umuntu akubwira ati neretswe ibingibi, ati ubishaka kuvuga ngo ntabwo ari byo bimuhaye ubimbaza. Kubera iki? Muzafate Bibiliya zanyu murebe. Iteka ryose muri Bibiliya iyo umuntu yagiraga iyerekwa, ntabwo yabwiraga abantu ngo barisobanure, ahubwo yabagize Imana ati ibingibi urimo kunyereka birashaka kuvuga iki. Uzareba abahanuzi bose ariko uzasome muri Yeremiya, uzasome muri Zekariya, uzasome muri Ezekiyeli, iyo yerekwaga ikintu cyakurikiragaho yabazaga Imana ngo ibi ngibi unyeretse birashaka kuvuga iki. Imana yamara kubimusobanurira, we ntajyana ibintu bidasobanutse, akajyana ibintu bisobanutse. Siko bimeze. Bo baratinyukaga bakabaza, hari nawe Imana yababwira ngo se ibi nabyo ntabwo uko bisobanurwa, ariko igahitamo ibisobanuro. Rero muri kino gihe umuntu araza ati mbonye ijanja ry'ipusi, ati hano hari abarozi. Ninde wakubwiye ko ijanja ry'ipusi rifunguye? Simvuze ko utabonye ijanja ry'ipusi, baza Imana ngo iri janja ry'ipusi mbonye urashaka kutubwira. Erego ukabona abantu baricaye ngo barimo baragerageza gusobanura icyo ijanja ry'ipusi rivuze. Wirimbaza yewe ubizanye turi hamwe mu masengero, ndabubwira nti okay, subira kuri kubiguhaye umutubarize ngo ibyo washatse kutubwira n'ibiki, widutesha umwanya. Mujye mukora akazi kanyu neza, ukore nk'uko batubanjirije bakoraga. Niyo mpamvu ari mu Baheburayo natangiriye avuga ngo mwibuke ababayobora kera bakabwirira muri Imana, muzirikane
iherezo ry'ingeso zabo, mwigane kwizera kwabo. Niba ubonye ikintu banza ubaze ukiguhaye, iri tara mbonye rirashaka kuvuga iki? Rishobora kuba rivuga ibyo utatekerezaga. Baza Imana ngo iri tara mbonye byashakaga kuvuga iki? Wanze wicare wisubiremo n'Imana yawe, noneho uvuge ngo igihe twari turimo gusenga nabonye itara ricanye hano, nabonye ibishashi by'umuriro birimo gutumuka hano muri sale. Mbaza Imana, ndayibaza ngo Mana, ibi bishashi by'umuriro biravuga iki? Imana ishobora kuvuga ati mbahaye umwuka wera, nkuko bishobora kuvuga ngo nimwatse impano zanyu zijya ahagaragara. Biterwa n'iki Imana ikubwiye, mujye mukora akazi kanyu neza. Aho rero umuntu agira gutya ngo kukiye ngo mbonye ipusi, hano hari amadayimoni. Ushobora kuba ari ipusi igenda, sindi inde babwiye ko ipusi arizo zitwara amadayimoni. Yewe iwacu twigeze kugira amapusi, kuko twari duturanye n'ikizu kitabamo abantu, bakaba amapusi. Noneho burya ipusi iyo ziri mu igobe, sinzi niba muzi igobe icyo zifite ukuntu zivuga. Twari twarabyize kera muri siyansi, kwiga biyoloji y'inyamaswa. Noneho ipusi nijoro pe, urusaku uzi ko ipusi iri mu igobe irira nk'umwana w'uruhinja. Noneho madamu arangamura ngo atuma dayimoni yaduteye. Ndayumva nawe na puho. Izo ni pusi ziri mu igobe. Atuya. Nta pusi ivuga gutyo we. Ndavuga rero kubwira. Ihangane turyame dusinzire. Icyakora kugira ngo mumara amatsiko. Reka nkingura idirishya nkukiza amadayimoni. Nkingura idirishya ngoma mu mashyi. Pusi ziriruka. Izongera kubira. Hanyuma mu gitondo rero reka mfate telefone nkwereke ibyaraye bibaye nijoro. Njya ahantu kuri Google nguguringa ipusi ziri mu igobe, ndazimwumvisha kuko nujya kuri Google uzanazumva niko zivuga nk'umwana uri. Ariko abantu bakavuga bati inyama dayimoni yavugaga nk'umwana urira buri urupfu rwaje. Urupfu ntabwo rukeneye kuza mu ipusi rwose, rushobora no kuza ipusi zitavuze ibyo ngibyo. Ariko ntabwo ndimo gupinga, ndimo ndabigisha. Niwumva n'ipusi zirimo kuvuga nk'umwana urira, jya ubanza uzibaze Imana ngo Mana ibyo ni. Kuko iyo uhamagaye Yesu imbere, arabanza akakumara ubwoba, akagusubiza bwa butware bwawe, ku buryo niyo zaba ari ipusi zazanye urupfu, wabura ugazibura ngo rero wapusi heka urwo rupfu rwawe mugende, kuko twebwe twahawe twari bwo kwirukana amadayimoni mu mbaraga za Yesu. Igihe cyose uzahura n'ikintu, jya ubanza ucomeke muri Yesu. Nucomeka utangire ukora, sibyo? Kuko buriya kubisobanukirwa nibyo bizatufasha, ariko ntuzahanure ibyo Umwuka atakubwiye. Nujya no kubwiriza, bahidiwe kuri ikizababuza kujya mukora ya makosa yo kugenda mukatangira kuvuga ngo babambariye hejuru y'ibyo. Wowe jya ubanza wicara n'Imana, utegura ubutumwa. Hari abantu benshi bigisha batateguye, ngo ningerayo ngo Imana iramye ibyo mvuga, yabiguhaye se hakiri kare. Genda wicarane nayo, uyibwire uti bantumiye ngo ujye kwigisha abanyamasengesho, utekereza abo banyamasengesho, utekereza ibyo uri bubigishe, ubaze Umwuka, nurangiza ubyandike, nurangiza ubisubiremo, nujya kubyigisha ubyigishe usobanuza. Ariko nidukorana n'Umwuka neza, sindimo kubabuza kubikora, nidukorana n'Umwuka neza, ukajya wicara ntube mu gahato kuko ugomba guhanura, ahubwo ugatega Imana amatwi, ukayibwira ngo Mana aba bantu bari hano urabavugaho iki? Ese hari icyo urimo kubantumaho? Imana izakumanuriramo mesaje izahindura, kuko uyu murimo ni uw'Imana kandi irawukunda kuturusha, kandi nawe iragukunda kuruta uko wikunda, kuko Yesu yagupfiriye utaranamenye yuko abaho. Muranyuma
icyo rero nicyo kizatuma ubwoba. Kandi buriya ikindi kijya gituma abantu b'Imana bakora amakosa ni ubwoba bw'imibereho. Ubwoba bw'imibereho. Imibereho yawe ntuzayishakira yari aho wagiye, ujye uyishakira kuwa gutumye. Reka nabibabwireho gatoya, hanyuma ninjire ku bindi bintu bitatu biri inyuma, hanyuma soza. Jewe kera narambwira ngo jewe igipasitori. Urumva jewe narize, nari mfite lisansi muri university, mfite na masters. Nagiye mu gipasitori mfite masters ebyiri, doctora nayikoze ndi mu gipasitori. Narambwira ngo jewe ntabwo najya mu gipasitori. Pastori nzavuga ubutumwa, ariko igipasitori gifite ibibazo bitatu. Jewe ndi uwo muri Anglikani. Ikibazo cya mbere cya Anglikani, pastori waho arahirira kumvira musenyeri muri byose. Arahirira kumvira musenyeri muri byose, nk'abandi ndakicwa ndakabambwa, sinshobora kumvira umwana w'umuntu mu bintu byose. Azambwire ngo dukore ibyaha hanyuma mwumvire narabirahiriye. Urahira indahiro ntayubahirize, nawe murira cyane. Ariko ikintu cyaje gutuma mbyemera, nasanze hari ijambo ntari naritayeho rivuga ngo arahira kumvira umwepiskopi mu by'ukuri byose. Nawe nisaba ko ari iby'ukuri byo ntacyo bintwaye. Nazana ngo mwumvire mu by'ukuri uzajya mwumvira, ariko nazana ibitari iby'ukuri tuzahangana tu intambara ishyushye. Kuko sinshobora kurahira kumvira umuntu bitari iby'ukuri, icyo kiba kivuyemo. Ariko akagira utundi tuntu tubi tuba mu gipasitori. Burya mu matorero yose bahorana akarago ku mutwe. Pastori bw'uyu munsi yimutse, ejo yimutse, umwana wawe yaratangiye primaire urimutse, igihe atarajya muri doziye mukaba urimutse. Ibi bintu bizatera abana banjye turoma, ntabwo nzagana. Uretse ko n'ubundi maze no kuba pastori, ariko buriya nuko nagize umugisha ntibabishyiremo umugabo. Yewe nabaye pastori, njya mu Biryogo bafite inzu ya paruwasi, barambwira bati yesi nyamba mu Rusisi. Batari ko pastori aho kuri paruwasi, nawe niba indibi yari yo kondisiyo, murebe undi mugira pastori igihe nzajya mwumviriza. Sinzimuka. Naje hari iremera nsanga hari amazu. Ndareba, barambwira ati urajya mu nzu ya pastori, ndabagana iriya nzu ni ntoya kandi umuryango wanjye ni munini. Nishe inyuma y'ubunini bw'umuryango, ariko n'uwari uhari n'ubundi nawe yarafite umuryango. Ariko hari ikintu nanga, uhora mbunganya akarago. Icya gatatu nanga, bahembwa nabi. Abapasitori kuza ufite doktora bakaguhemba amafaranga nk'ayo twahembwaga. Hemba ubuyobe. Yarambwira ngo abapasitori bahembwa ubuyobe rwose. Kandi ikibazo cyo mu gipasitori ntabwo bahembwa ubuyobe kuko bagomba guhembwa ubuyobe. Bahembwa ubuyobe kuko batekerezwa n'abantu bahembwa ubuyobe. Kuko ubundi wakoze. Jewe ndabizi neza aho nakoze hose natangiye nkora ahantu dutangira. Natangiye mu banyeshuri nta mafaranga dufite, turangiza tuyafite. Njya kuyobora natangiye ngenda n'amaguru, nimuka ku maguru njya kuri moto, mva kuri moto ngenda muri Toyota ya Gikumi, mva muri Gikumi njya muri RAV4, mva muri RAV4 njya muri Prado. Nzimana izamura umurimo ugakora. Nzimana iguhemba makeya irimo kugutegurira menshi. Ariko dufite ahantu aho baguhemba ubuyobe ugitangira ukazasaza ugihemba ubuyobe ahubwo bugabanuka. Ahubwo ndoya. Ira ntabwo nzabikorera. Hanyuma nayo waragira kura imaze kugira ahantu ufite Prado ebyiri zisimburanye. Mwana ngambira mu gihe kirageze ngo ujye mu gipasitori, nawe Yesu ugiye mu gipasitori. Arambwira ngo ibyo utinya byose ubimparira. Haleluya. Ibyo utinya byose sinavuga ngo mugendana. Burya ni imfu. Akumara ubwoba akavuga ati ibyo utinya byose bikubuza kujyayo ubimparira. Hanyuma ndaza njya kose nanjye ubuyobe ndamutse. Kuko umushahara nahembwaga waramanutse njya guhembwa 1/5 cyako. 1/5 biravuga ngo niba narahembwaga 500 ubwo nagiye guhembwa
kandi nibyo nasaziye kuri 1/5. Ariko Yesu arabireba aravuga atoya, uriya ariya yandi bataguhembaga ndayakubikira. Hanyuma ngiye kugenda bariya abakristo barifata bampa imodoka ye, nteranije nsanga amafaranga wenda niyo mba narayabitse yari kungana n'iyo modoka. Ariko buriya Yesu arakuvunja, kandi yarangiza neza wasubiza amaso inyuma ugasanga ntacyo wigeze umubura. Umva, niba ujya gukorera Imana jya ugenda uyikorere, nurangiza uyisabe imibereho. Urwo Yesu ndimo kugukorera ndi umuvugabutumwa, kandi ko ntashaka kugukoza isoni, uyu muryango wanjye uzatungwa n'iki? Nutangira akabutike madamu azagasigaramo, Imana ikazamure, ugira amafaranga kandi utibye. Ariko ikibazo ni uko iyo utangiye kwishugurikira arakubwira ati sawa, ubwo wadasize kwishugurikira ikomereze wenyine. Ubwo wagaye ibyo nguha, ubwo wagiye kwishugurikira ngaho utungwa n'ibyo wishakira. Buriya niba twamenyaga Yesu, umva, niba twamenyaga Yesu byaturinda ubwoba bw'imibereho. Ariko nujya kukira ubwoba bw'imibereho, icarana nawe mu biganiro. Uretse ubuse Yesu kujyanye muri biriya bintu ufite abana bazatungwa n'iki? Ntabwo ukomanga ku rutugu akavuga ati komeza songa mbere. Uzajya uzana agafu karimo mu kibo nkature havemo. Uzi wa mupfakazi w'Isarefati yabwiye Eliya, aramubwira ngo ugiye musigaranye uturanguzwa tw'amavuta mu mperezo n'agafu mukebo, ngiye kukavugamo agatsima. Utuntu twe twose twari duto, ndimo ndatoragura udukwi tubiri, ngiye kuvuga mfite utuvuta, mfite agafu, ngiye kuvugamo agatsima, ariye n'umwana wanjye twipfira. Yaramubwira ati ntabwo ari uko bizamera, genda uvugira agatsima ukanzanire. Amaze kukarya ka gafu hagomba kuvamo agatsima k'umugore n'umuhungu. Havuyemo ibiryo bariye imyaka 3 n'igice, kandi umubare w'abirya wariyongereye. Uwo ni Yesu. Umwami wacu atubura imigati 5 n'amafi 2 akagaburira ibihumbi 4. Icyo gihe uzamenye uwo nguwo. Muri domene zose kumenya Yesu nicyo kizaturinda ubupfapfa mu murimo. Amen. Rero kugira ngo tumumenye neza, reka tugaruke ahandi muri Timoteyo. Ndabona uyu munsi nanjye nigishije bya fe. Umurongo wa 10 muri cya gice cya 3. Ariko weho ari jambo ndabikunda cyane. Bakamara kurondora iby'abantu bakora by'ibyaha, akavuga ngo ariko weho wakurikije neza inyigisho zanjye. Ikintu kizaturinda mu buryo bwose mu byo dukora, somera ijambo rimenye uryumve, sibyo? Kuko burya umukozi w'Imana wese uzagendera kuri iri jambo akavuga ngo ibi ngibi, ikiri jambo rimara murakizi, bitwigisha gutekereza nk'Imana, ukamenya ibyo ikunda ukabyihambiraho, ukamenya ibyo yanga ukabyirinda muri detail zose. Amen. Amen. Ukabyirinda. Musubiramo inshuro ebyiri. Murebe ku murongo wa 14 aravuga ngo ariko wehoho ugume mu byo wize ukabyizezwa kuko uzi wabikwigisha. Yarangiza akamuha igisobanuro akamubwira ngo kandi ibyanditswe byera byahumetswe n'Imana bigira umumaro wo kwigisha umuntu. Haleluya. Amen. No kumwemeza ibyaha bye, no kumutunganya, no kumuhanira gukiranuka, ngo kugira ngo umuntu w'Imana abashyitse cyangwa abatunganijwe rwose, afite ibimukwiriye byose, ngo akore imirimo myiza. Amen. Amen. Icyo rero mwese abari hano, waba uri umunyamasengesho, waba uri umuhanuzi, waba uri umuririmbyi, waba uri umupastori, waba uri umuvugabutumwa, gutura muri iri, guturamo ntabwo ari kurimenya, kurituramo. Amen. Amen. Iyo nyambwira abantu niba rero ushaka kwigisha Bibiliya ujye uyisoma kenshi. Iyo maze kuyisoma inshuro zirenze 40 n'eshanu
nyirangiza. Umaze imyaka 41 nkizwa, mbere yo gukizwa nayisomye 3, niha discipline yo kujya nyirangiza buri mwaka rimwe. Ariko ubundi mu kiruhuko cy'izabukuru noneho nihaye discipline, uyu mwaka ndashaka kuyirangiza 2, utaha azayirangiza 4, agenda nongera speed. Kuko ugomba gutura muri iri jambo rikakubamo nawe ukaribamo, mbese ku buryo kujya mu maraso wakwigisha. Hari abantu bangana ngo pasa mu nkuru uko yigisha, ntabwo buriya no kutabizi. Hari ikiguzi cyabyo. Kugendana na Yesu kole ukuzura umwuka bigasohoka mu matwi no mu maso. Iri jambo karituramo ku buryo rihinduka gutekereza kwawe. Gutekereza kwawe kugahinduka iri jambo. Iryo ni ryo banga. Amen. Hanyuma ikindi gikomeye, Pawulo buriya yari umuhanga, nicyo cyatumye nawe yaragize impact nini cyane mu murimo w'Imana. Muri kiriya gice cya 4 arakomeza umurongo wa 5 w'igice cya 4. Aramuvuga oya reka nkomeze cyose daye. Ndagutongera mu maso y'Imana no mu ya Kristo Yesu uzaciraho iteka abazima n'abapfuye. Aya magambo namwe ndayabahaye. Ndabatongeye mu maso y'Imana no mu ya Yesu Kristo uzaciraho iteka abazima n'abapfuye. Ubwo azaboneka aje kwima ingoma ye. Ubwiriza abantu ijambo ry'Imana, ugira umwete mu gihe kigukwiriye no mu kitagukwiriye, uhane, uteshe, uhugure, ufite kwihangana kose no kwigisha. Kuko igihe kizaza batazihanganira inyigisho nzima, ahubwo kuko amatwi yabo azaba barya yifuza kumva ibibanezeza, bazigwiriza abigisha bahuje n'irari ryabo. Barimo bariyongera. Kandi baziziba amatwi ngo batumva ukuri, bazayoba bakurikiza imigani y'ibinyoma. Ariko weho, ukuntu Pawulo agenda asubiramo, ariko weho wirinde muri byose, wemere kurengana, ukore umurimo w'umubwirizabutumwa bwiza, usohoze umurimo wawe wo kugabura iby'Imana. Number 3, umukozi w'Imana utagenda ahindukana n'ibihe, abazi umuhamagaro we. Amen. Kavuga ngo uyu murimo nahamagare nzawukora. Niba uri umunyamasengesho nzawukora, niba uri umuhanuzi nzawukora, niba uri umupastori uyu murimo nzawukora, kuko nzi umuhamagaro wanjye, kuko nzi uwampamagaye. Iki ngiki iyo umaze kukizirikana, ukazirikana umuhamagaro wawe kandi ukagambirira kuwusohoza. Erega ikibazo dufite, hari benshi batangiye urugendo ariko batarurangiza. Hari benshi batangiye neza ariko barangiza nabi, cyangwa bakarangiza bacumbagira, bakurura amaboko. Wibuke uwaguhamagaye, wibuke icyo yaguhamagariye, wikomeze mu ijambo. Hanyuma icyanyuma kugira ngo tugire umwanya wo kuganira, icyo nsorezaho. Ariko tumenye icyo cyari cya 4 ahubwo. Icya mbere, umukozi w'Imana udahinduka agomba kuba azi Imana ye, azi Yesu. Number 2, umukozi w'Imana udahinduka yomatana na Yesu. Number 3, umukozi w'Imana udahinduka atura muri iri jambo akarimenya. Icya 4, umukozi w'Imana udahindagurika amenya umuhamagaro we akawukomeraho kugeza ku ndunduro. Niyo mpamvu Pawulo yandikiye Timoteyo aramubwira ati, Timoteyo, jyewe narwanye intambara nziza. Haleluya. Ati narinzi ibyo kwizera. Muri icyo gice cya 4 mvuga ukuntu amubwira ku murongo wa 6, kuko jyeweho maze kumera nk'ibisukwa ku gicaniro igihe cyo kugenda kwanjye gisohoye. Narwanye intambara nziza, narangije urugendo, narinzi ibyo kwizera. Abarangiza urugendo rero bakunze kuba bake. Ibisigaye mbikiwe ikamba ryo gukiranuka, iryo umwami wacu umucamanza utabera azampa kuri urya munsi, nyamara si jye jyenyine, ahubwo nabakunze kuzaboneka kwe bose. Ikintu kizatuma udahindagurika no kumenya ko imbere hariya hari ibihembo bigutegereje. Haleluya. Icyo ni icya 5. Kumenya ko hari ibihembo bigutegereje. Nkumva ikintu cy'imbabazi n'abantu bavunitse bakabivamo
igihe cyo guhembwa cyari hafi, kuko buriya iby'isi izaguhemba niyo yaguha inzu, ikaguha imodoka, ikaguha icyubahiro, ubisiga hano. Iyo bahambye papa muri litani basoma, habamo umurongo umwe uvuga ngo sic transit gloria mundi, bamushyira muri serivisi ngo uku niko icyubahiro cy'isi kirangirira mu isanduku. Sic transit gloria mundi kariya ku isanduku. Umwami umwe w'Abagiriki yakundaga filozofi cyane, bagiye kumpamba bazampamba, bati nimujya kumpamba isanduka yanjye muzasigemo imyenge ibiri, ibiganza bijye hanze, abantu bazamenye ko iyi si yanyu ntacyo nayikuyemo njyanye, ibyanyu byose ndabibasigiye. Rero buriya kumenya ngo ibyubahiro isi duha ntabwo bingana na ririya kamba ridashobora kwangirika ridutegereje imbere. N'iyo ibindi byose byabura, uzavuge ngo ndakomeza, ndamarana, ndashikama, ndashinga iryinyo ku rindi, ariko ibyo ntaboneye hano nzabibonera hariya. Ariko ikintu nshimira Yesu ni uko kenshi n'ibyaha hano arabanza akabikuhaho, azagutunga pe, azagutunga. Igihe ibyo ndi umugabo wo kubihamya, azagutunga. Narabibonye rwose, nabaha ubuhamya nkarambura nkageza ku ndunduro. Ariko mbigisha ikintu kimwe, kuko bahoze bavuga ngo badufata nk'abakene. Kera nkiba mu Biryogo bari bafite itsinda yitwaga ngo ni Abadata, ryari itsinda ry'abanyamasengesho. Noneho nza kujya kubasura, abantu rero nta kintu rero nshaka kubakuramo hano. Abanyamasengesho benshi nta kazi mufite, none ndagira ngo mbabwire iki, ko tujya dukora amatsinda yo kwiteza imbere y'abakene. Mwebwe mwakoze itsinda ry'umuraba data, azabatera inkunga, abakora imishinga mitoya, niyo atari we wawukora, umugore wawe wawukora, ariko uba umunyamasengesho utaha ukabona umuceri wo kurya. Uzi kugenda ukayura, wayura kubera inzara ya saa 8 saa 9, kandi utizera ko nutaha uri busange niwe hari n'umuceri. Buriya nuko hari ibintu bimwe navuye mu kazi ntarabisohoza, rero navuze ngo nimara kubona nagiye kumena amabanga ariko y'akazi. Buriya hari ibintu ukora ukabiplaningira, ukabipanga, ukavuga uti igihe iki n'iki tuzaba dufite amafaranga bogaboga, hanyuma ishyireho itsinda ry'abanyamasengesho bameze nk'aba Dawidi. Dawidi buriya yari umuhanga, yashyizeho abanyamasengesho bahembwa, basenga ku buryo ntabwo imbere y'Imana haburaga abantu basenga, ariko bataha bakaba bazi yuko igicaniro nicyo kibatunga, bagatahana umuceri, bagatahana n'inyama, bakajya kurya. Abantu babona atungutse akavuga ati yavuye gusenga. Buriya natwe byakora, ariko buriya tubisengeye abanyamasengesho bakagira itsinda ryabo, bakagira itsinda ryo kwiteza imbere, abafite menshi bagashyiramo menshi, abafite make bagashyiramo make, ushaka gukora akantu bakagira, cyangwa se basi n'uwashonje tukamugaburira, cyajya bituma abantu bakorera Imana bakamenya ko Imana yacu ari Imana igabura. Hari gukorera Imana isonjesha abantu, ariko buryo ikibitera, Imana yaduhaye ubwonko twabukoresha. Iyo ubukoresheje, reka mbaho akagero ka nyuma nsoze, kuko nabuze byinshi. Kera yewe njya gukizwa nari umwarimu muri university, hanyuma kubera politike twahozemo y'igihugu twari dufite barandinganiza, ngo niba ari ubivuye muri ministeri, ngo kubera impamvu za leta, umwarimu muri university bakohereje muri secondaire, banyohereza kwigisha ahantu hitwa Rulindo muri Tronco. Ari nkiri umupagani, ariko ubwo Yesu yari azi ibyo arimo gukora. Nagenda ngezeyo ntangira gusoma Bibiliya ndakizwa, Yesu aramfata. Amaze kumfata rero ntari buhaze Imana ni hahandi ubu buzima, ariko bantagira kunyigisha. Noneho uko mpinduka ndimo kuva muri bwa buzima bw'ibyaha n'ubwihebe,
Imana itangira kunyigisha gutanga icyacu. Buriya rero hari ibyago bikuzanira umugisha. Twari dufite umuntu witwa Nyirinzu. Bari abasore bane tubana. Igihe wabikaga amafaranga kuko nari nakirwe ntakiri inzu. Nyirinzu rero iyo yazaga kwishyuza nigiye yakomangiraga kwidirishya. Kandi uwo mugabo yari umuntu mwiza rwose pe. Simvuga ko yari mwiza ahubwo yangiriye neza. Buri kwezi kwageraga kuri 25 nkumva kwidirishya ryanyu. Ariko ni ndukomanga nigiye wewe Antoine Karame. Narije kukwibutsa yuko hasigaye iminsi 3 kwezi kugapfa nzasange amafaranga yanjye afite. Ko tutaramwambura ukiteka byose agomba kuza kungomangira kwidirishya. Noneho sezerana n'Imana. Yabarana rero Mana ngiye kuguha agatoki dupinge. Ifaranga ryose rizaca mu biganza byanjye zaguha ucyacu. Ariko niba koko ibyo uvuga ari byo. Urumva nivire mu pagani ibyo Imana ikora nari nkirimo kuyigerageza. Niba ibyo uvuga ari ukuri uzagomorora umugomero umwe undekurira inzu nzarongora inkuru wanjye. None ngajya mbwira abasore twabanaga ngiye rero ubu mfitanye isezerano n'Imana nzarongora afite inzu i Kigali. Bakaze gataruse wagiye uca bugufi ko amafaranga yebwa y'umwarimu yavamo inzu i Kigali. Hawe rigiwe ntabwo ari giye uzayubaka. Imana yamuhaye isezerano ko izampa inzu. Cyakora nanjye ngiye kuyubaha yegera inyi bagaseka bakampinduramo. Ariko jewe rero iyo ntekereje ikintu cy'Imana, iyo Imana imbwiye ibintu ntangira kubikorera. Ntabwo ngiye ndi muri abandi badezeza ko ubwo ari Yesu abivuze nta kabuza bizasoza. Iyo Imana imbwiye ngo nzakubakira inzu ntangira gushaka amafaranga y'ikibanza. Kugiye nkora nka Tom, kiyo nshaka ibifatika. Sindabona inzu igwa ivuye mu ijuru, sindabona imodoka iza mu bisange mu muhanda. Ariko hari abo zisanga mu muhanda kubera ko buryo ko Imana uyifashe niko gufata. Ariko yewe ngira ngo rwera umwirato sinkunda gusabiriza. Iyo ngenda mu bazungu ariko twarananira. Abandi baragenda bakagiye bakavana ayo mafaranga. Yewe ndagenda nkagiye nkabwira uyu. Kubera iki kuriya kugira ngo umuzungu aguha amafaranga ugomba kubanza ukipfobya. Ubu rero umuntu asize iwanjye rukinga babiri. Sinabivuga. Oya. Ngo buriya ngo hari abana b'imfubyi nitaho kandi ntabwo ufite. Akaguha amafaranga ngo kwita ku bana b'imfubyi warangiza ukaza ukiguriramo imodoka. Oya. Uwo ntabwo ari giye. Giye ndya kagabo. Ariko iyo nenda kubabwira naragiye ndica nahamagaye muramu wanjye y'abaganje Kigali ngo ndi buriya umuntu ashaka kugura inzu i Kigali. Urabizi handi Kigali habaga amazu yubatse na rukarakara. Abenshi ndahera nizo twabaga. Kandi none munsi niko bikimeze nuko buriya mutabizi. Arambwira ati ushaka kugura ka kazu gatoya kagitwe kimwe murabuzi bwabuze bwapanze mu cyaro. Gasatuye hano yari saro, hano hari icyumba, hano hari ikindi ucamo hano ukabugeze mu gikari. Ati bene nkako nk'ibihumbi 300 wakabona. Wewe yumvaga ari nk'iyo ngiyo yambwira ko nari umwari. Moya ndashaka inzu nziza, mfite nk'ibyumba 3. Mfite saro nini, na cuisine, na magaze yayo, na toilette yo mu nzu na douche. Arambwira ati se ko iyo nzu ati n'ibihumbi 700 ariko urumva ngo bari muri 84. Ntabwo rero ubu tugiye dolari yavunjaga 50. Ati n'ibihumbi 700 wayo. Yawe ni sawa. Ngi mbere Imana rero ngo Roma ibihumbi 700 mbere y'uko ndongo. Fata amafaranga yanjye nahimba 25,000 ndayakata 10,000 nibyo nzajya ntaga contribution niyo twatangaga nabo basore guhemba umukozi gukodesha inzu no guhaha. Ibindi 10 nzajya mbibika umukanda ndawufunga ndaheza akira mu ntoboro ya mbere nzajya nkoresha 5 ubundi nigumira ruri. Mwaka wa mbere urangiye mbona afite 120. Hari ikinamico nari naranditse ajya nari kari amakinamico yo kuri radio mbona bankubise 100,000 yidomyo. Nawe nzi ko Imana yatangiye gukora. Umwaka ukurikiye najyaga njya nubwo muri university bari barambwira ariko nari njya kwigisha. Umwaka ukurikiye mbona muri university nkuye ibindi 20,000 atari 30 yidomyo. Arimo arazamuka
maze kugera muri za 250 uwo mwaka urangiye ageze muri 370 ngo mbagejeje ku mwaka narongo yo muri 90 none Imana ikora hasi nk'inkuba ifata umwarimu umwe wo kuri university mwohereza kwiga baramumagara ati watubabarira ko hari umwarimu wagiye kwiga tukaguha andi masomo 3 yongera kubyo wari ufite ukagira inkuba yongeyeho ndagenda yigishije ko yari afite se n'abanyeshuri yayoboraga muri memoire wabadufatira nawe umushyireho tu nzemera njye ndara amajoro mbyuke kare njyame ntinze ariko ndayakorera tugiye kuroma muri university na Kamase nk'ibihumbi nka 500 araza yiyongera ko nabitse mbona ministeri iribwirije ngo twararebye dusanga umaze imyaka 8 ukorera leta ngo ntacyo twongereye ku mushahara wawe ngo nta kote nta avansoma dogarade nta cyose batuzazane kote zawe yewe nakoraga akazi neza kote zanjye zari Terebo na Elite kandi ubwo Terebo yongeraga hwane Elite kongera hwane n'igice baragenda baranteranyiriza ngiye iyi Imana igiye gukora ndagenda sanga umuntu w'inshuti yanjye niwe ubikoramo arambwira ati ndabigukorera vuba ahubwo reka nkwe invitation y'ubukwe ndi hafi kuronka arabikoza arabitekinitse arabiteranije bambi 450 yikubise kuri 500 ya university yikubise kuri paringizanye mbona ni miliyoni ngira mugamu wanje ndi nshakira inzaho i Kigali ati yangaye ntiburiya nk'ibihumbi nka 800 niyo bya 900 nagerageza ati sasa ndakubonera inzu aragenda ari Remera arayimbonera nziza nini y'imetero 13 ku 10 ifite saro wakinira mu mupira ifite ibyumba 3 na toilette mu nzu nawe ariko Imana izakumugisha imirimo y'amaboko yacu bose niyo bigenda bose turabaza amasengesho ko turica oya umwigisha abanyamasengesho bicare abavuga ubutumwa bicare dukore dusenge dukore dusenga hanyuma Imana ihumugisha imirimo y'amaboko yacu natwe tugisha icyubahiro yewe nibyo nemera abantu basabira umugisha ibyo barimo ariko nikubwira ngo uzatungwa n'umuhamagaro wawe nabyo uzabigemo ijwi ry'umukanguzi.